bw'iki se ufite ubwoba bw'iki ufite ubwoba bw'iki se ubwoba bw'iki reka mfate hano gusa namenye uko nawe bitekereje ndikorera Evranga sezera Vestina dutahe sezera Vestina dutahe mbwira ko nkunda ngaho sengera reka mbasuze kandi bifuze byiza mwe mukoje kurikira wa Canada official reka duze by'umwariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbere na mbere rero reka tubanze twihanganishe abakunzi b'itsinda nyine Vestina Adocas nyine by'umwariko cyane Vestina aho ari mu bihe rwose bitamworoheye ahitangaza amakuru cyangwa se n'abandi bose nyine barimo bamuvuga bari kumuvuga rero mu bihe bikomeye cyane nk'ibi ngibi. Gusa burya inshuti uyibonera mu bibazo cyangwa se mu byago. Gusa inshuti za Vestina rero zikomeje kumuba hafi. Hari inshuti zimwe na zimwe rero zitagiye zimutererana nk'umuryango wenda wa Evra. Murabyibuka twigeze gukora ku nkuru ivuga ku munsi Vestina ajya gusura uyu mwana Evra. Ni inkuru twagarutseho cyane ku bakunzi tudasiba kubana ibyo barabizi. Twagarutseho cyane ni n'inkuru iri kujya umuyoboro wacu nyine wa Canada official. Gusubaye turayireba nagusaba no kujyaho nyine ukayireba. Murabyibuka nyine ko bagiranye ibihe byiza bidasanzwe nk'umwana muto cyane bagiranye ibihe byiza. Gusa famiye nyine ya Evra yongeye nyine guhumuriza Vestina uri mu bibazo bikomeye cyane, aho rero banyujije ubutumwa bwabo ku rukuta rwa Instagram bakoresha nyine rwa Evra Matito by'umwihariko nyine ku mwana wabo Evra. N'ubutumwa bapostinze hariho ubwo Evra yari arimo nyine akina cyane na Vestina ubona ko bagize ibihe bidasanzwe by the way. Ni ubutumwa rero bugira buti Vestina hano iwacu usobanura urukundo. Ndasenze ngo urukundo rw'Imana rukugote, amaraso ya Yesu agutwikire. Imbaraga z'Imana zivugurura akanwa k'abantu babi. Amaraso ya Yesu akureho imigambi ya Satani. Uri umukozi w'Imana wuzuye. Igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye kuko ukomeye kandi ubitse ubutunzi bukomeye. Uhembura imitima ya benshi. Niyo mpamvu Satani ari gukoresha abakozi be kukwasamira. Ijuru ryasamire iminwa ikwasamiye. Ijuru rigutwikirize ubwiza bwayo. Umunezero uva ku Mana ukuzure. Abakunzi bawe turi kumwe nawe. N'ubutumwa rero yanyujije nyine kuri Instagram by'umwihariko nyine famiye ya Evra, aho nyine byagaragaraga ko nyine bari kwihanganisha uyu Vestina uri kunyura mu bibazo bikomeye cyane. Gusa si we wenyine wamwihanganishije, na Aline Gahongayire nawe yaramwihanganishije. Ni ibintu nabyo twagarutseho ku munsi w'ejo. Gusa nyine hari abakomeje kuba no mu rujijo b'inshuti ze batari kugira icyo batangaza kubera ko nyine bari mu rujijo, baracyari mu rujijo. Ariko kuba bamenye ibye nyine hafi bari kwita ko bamwihanganisha. Uyu Vestina rero muramuzi nyine ibihe bye ari gucamo ni ibihe twavuga ko bikomeye cyane. Nawe rero bayiri umukunzi we nagusaba ko nyine wamwihanganisha, kandi nyine icyo akeneye muri aka kanya ni isengesho cyane kuruta ibindi byose, kuruta rwose ibindi kurusha buri kimwe cyose. Niba uri umukunzi rero wa Vestina icyo nagusaba nuko wamwibuka mu isengesho uvuga rya buri munsi. Ndetse nyine uyu Vestina nubwo ataragira icyo atangaza, ariko bamwe mu bantu ba hafi biwe hari abagenda nyine bavuga wenda icyaba cyateye nyine umwuka mubi nyine hagati ya Idrissa ndetse na Vestina. Aho rero ku makuru agenda tugeraho nyine bagenda bavuga ko burya Vestina atakundanye igihe kinini nyine na Idrissa, dore ko bahujwe n'umushuti nyine
wa Vestina. Benshi rero bagiye bagaruka kuri Irene bavuga ati Irene niwe watanze pasi kuri Vestina, ariko mu by'ukuri nyamara nta hantu bihuriye, dore ko umushuti nyine wa Vestina ariwe watanze pasi kuri Idrissa nawe nyine aza gukundana na Vestina mu gihe kitari kinini cyane ugereranyije n'uburyo izindi nkundo nyine zibasha gukundana. Akaba nyine harabayeho nyine kwibeshya, ari nabyo Vestina agarutse ati uwo nzakunda bwa kabiri nzabanza mumenye byimazeyo. Bari n'abagiye bagaruka bavuga bati uyu Vestina yari azi ko uyu Idrissa afite amafaranga menshi cyane y'umurengera, ariko nyuma baza gusanga nyine ntabwo amafaranga nyine yari yijejwe ariyo afite. Akaba nyine baragiye bahura n'utubazo tumwe na tumwe, bikaba ari byo byakuriye nyine umwuka mubi, dore ko uyu mushuti nyine wa Vestina watanze pasi we agaruka ku rukundo avuga ati ajya kuza mu Rwanda bwa mbere namutumye ikintu gihenze, siyashatse kuvuga icyo ari cyo, ariko yaravuze ati namutumye ikintu gihenze avara nyine muri Burkina Faso aza hano mu Rwanda, dore ko nyine yari inshuro ya mbere agiye kuhagera. Ibyo yabikubise Vestina rero aravuga ati uko bisa kose ni umujejeta faranga nta kabuza, kuko yamutumye ikintu nyine gihenze. Ari nabwo amakuru yabanje kujya hanze, niba mubyibuka, bamara kuvuga ko basezeranye mu murenge bose bagarukaga ko yakundanye n'umugabo w'umukire rwose ufite amafaranga menshi cyane. Bari gushingira rero ko icyo kintu umushuti nyine wa Vestina yaba yamuzaniye, akaba ariyo mpamvu rero bagiye bagaruka nyine kuri icyo kintu bavuga ati ni umukire, ariko biza kurangira nyine ibyo bari bizeye atari byo nyine basanze nyuma y'iki gihe cyegera kuri amezi 4 ashyira 5 bamaze babanye nk'umugore n'umugabo. Uyu mushuti rero wa Vestina akaba nyine ari amakuru agenda avunguraho gake gake, gusa nubwo atahita ko ayatangaza ku karubanda nyine ngo yerure byinshi kuri iyi nkuru, gusa nyine ayo niyo makuru nyine agenda tugaruka, agenda nyine atugeraho, natwe twavuga ati ntabwo twabura kuyabamenyesha. Gusa rero mu bihe bigoye cyane natwe reka dufate uyu mwanya twihanganisha cyane Vestina. Twaramukunze cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, bahembura imitima yacu. Ntabwo rero twabura kumbwira ati nakomere, ibi harimo rwose biragoye cyane, birumvikana ku bantu bagiye babinyuramo nabo barabizi. Kwibasirwa hafi n'itangazamakuru ry'igihugu cyose ni ibintu bitaba byoroshye, kandi batakuvuga neza nyine ni ibintu biba bigoye cyane. Reka twihanganishe cyane uyu Vestina rero tubwira ati nakomere. Gusa nawe rero niba uri umukunzi wa Vestina ntuzi kugenda utamusigiye akamesaje rwose hano muri comment kamukomeza. Akamesaje rwose karakenewe kugira ngo yumve abohotse. Reka twizere ko indirimbo yabo Usisitse igiye kuza izakuraho byinshi kandi izahembura umutima wiwe, kandi natwe igahembura imitima yacu, kuko rero itasibye guhembura n'izindi zose zitasibye guhembura nyine imitima yacu. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, gusa niba utarakanda like nagusaba kuyikanda ugakanda na subscribe, ukibuka no gukora share ku nshuti zawe nziza, kugira byose byiza nyine birano byiri kugira 5 kuri 5. Nje nyitawa kandi ndabashimiye.